kuzengurutsa wabifata ukabigira ibyawe. Ese wasenga nk'ari wowe wenyine uzi gusenga? Haleluya, reka duhe Yesu icyubahiro. Ese watabaza Imana nk'ari wowe wenyine ufite ijwi ryo gutabaza? Iyo umuntu azi ko hari icyo yabikoraho ntabwo asigana n'abandi. Yesu ashimwe cyane, ntabwo ategereza abandi. Imana yacu tugirire neza, amen. Icyo kibazo gifate ukigire icyawe, uhaguruke nko Nehemiya yahagurutse, ukumva ibyo kubaka uwo mudugudu, ukumva ibyo gusana inkike ari wowe bireba. Haleluya, utitaye ku bunini bw'amatongo, utitaye ku buryo ikibazo kiremereye, ukumva ukigize icyawe, Imana izagushyigikira. Kuzengurutsa wabifata nawe mwami, ubwo uhagaze kutuburanira, ninde wadutsinda, ninde watuburanya ngo naseruka agaragare nawe? ngo ese niwe uzashinja intore zawe, kandi ari wowe ushinzwe kuziburanira. uri umurengezi mwiza, utubereye byose, turanyuzwe kuko tugufite. ongera wandike ibyo wahamije mu mitima y'abana bawe kugira ngo batibagirwa. ongera wandike ibyo wahamije mwami mu bwenge bwabo kugira ngo batibagirwa, batagera mu mwijima bakibagirwa, batagera mu gikombe bakibagirwa, batagera imbere y'umusozi bakibagirwa. andika ibyo wahamije mu mitima yabo mwami, bihahore nk'urwibutso, rubibutsa ineza yawe, rubibutsa ko utajya utsindwa, rubibutsa ko utajya unanirwa, rubibutsa ko utajya utererana abo wahamagaye, rubibutsa ko ubwo uri mu ruhande rwabo bazabibasha nta kabuza. byandike mu mitima yabo mwami, byandike mu bwenge bwabo kugira ngo batibagirwa, maze bagacogora bakabivamo. urakoze papa, tuje kubwira ko tugukunda kuko ari wowe dukunze mbere. turagukunda mwuka wera kuko ari wowe twigishije iby'urukundo. twaje twihebye, twaje twiyanga, twaje twanga abantu bose, twaje twuzuye ububi, maze utwuzuza urukundo rwawe, uduha kureba nk'uko ureba. imitima yacu urayihindura, uduha imitima mishya ibasha gukunda, ibasha kubabarira, ibasha kwakira bose na byose. tuguhaye icyubahiro, urabikwiriye. ninde wundi wo gushimwa atari wowe? ninde wundi wo kuratwa atari wowe? ninde wundi wo kwamamazwa atari wowe? ninde wundi wo guhimbazwa atari wowe? ninde wundi wo kwikubitirwa imbere? ninde wundi wo gupfukamirwa? ninde wundi munyabwenge? mbaraga nta wundi. ninde wundi wo kwiringirwa? nta wundi. urabikwiriye, urabikwiriye. reka dukomere Imana amashyi. haleluya. ukomere umwami w'abama amashyi, ukomere uwakuhambiwe amashyi, ukomere uwagucunguye amashyi. akwiriye icyubahiro cyose. Yesu abaho umugisha. mwagize neza guhitamo kuba mu nzu y'Imana. amen. nta gihombo kibirimo. haleluya. Yesu ni mwiza. haleluya. ese nawe uramukunda by'ukuri? amen. reka iminsi uzamara mu gakiza, urukundo ukunda Yesu ntiruzagende rugabanuka. ntazakuvugeho ngo ndakugaya ko waretse urukundo rwa mbere. umunsi ku munsi urukundo ukunda Yesu ruzagende rugwira. haleluya. ibyo umukorera, ubusabane ufitanye nawe uzagende bwunguka. amen. birashoboka. haleluya. reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya, igice cya mbere. dore ku
murongo wa mbere tugeze ku wa 4 turaza gukomeza gukoresha iki gitabo cya Nehemiya umwanya munini. Reka niba twahageze dusome igitabo cya Nehemiya igice cya mbere murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Haravuga ngo amagambo ya Nehemiya mwene Hakariya mu kwezi kwitwa Kisilevu mu mwaka wa 20 ubwo nari ibwami Ishushani, Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'abayuda barokotse abari barasigaye batajyanywe ari imbohe. Mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu, barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'i Buyuda bagize amakuba menshi, baratukwa kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa sengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Amen. Haleluya. Turaganira ku ijambo rivuga ngo gusohoka mu kibazo. Amen. Turavuga ku nzira zitandukanye zidufasha gusohoka mu kibazo n'itangiriro ryabyo. Haleluya. Aya makuru tumaze gusoma ni amakuru yaje akabwirwa Nehemiya, yumva amakuru y'iby'iwabo, yumva amakuru ababaje, abantu bamwe bari baranyazwe, abandi ngo basigaye nabo bari bameze nabi. Haleluya. Amarembo ya Yerusalemu yarasenywe, yari yarahiye, bari batuye mu matongo, mu yandi magambo abantu bari bahari bari buzuwe n'ibibazo n'ingorane. Nehemiya bamubwira ayo makuru. Hepfo gatoya turaza kumva uko yicaye akarira, ariko ahangaha tumaze gusoma bamubwiye ayo makuru n'uburemere bwabyo. Haleluya. Inzira ya mbere idufasha gusohoka mu bibazo, nta muntu n'umwe utagira ikibazo. Amen. Biba bitandukanye, hari ibyo mu mwuka, hari ibyo mu mubiri, hari ibitugonga buri munsi, ariko nta muntu ku isi udafite ikibazo. Bishobora kugira uburemere butandukanye, haba umunsi byaremereye, haba umunsi byoroheje, haba umunsi wabisuzuguye kubera ibindi bikomeye waraciyemo, ibyo ngibyo bikaza nk'ibyoroshye, ariko nta muntu n'umwe udafite ikintu kimuhiga imbere ye yifuza gukuraho. Haleluya. Intambwe ya mbere rero idufasha gusohoka mu kibazo ni ukumenya amakuru y'ibitureba, kumenya amakuru y'ibibazo byanjye nkayamenya neza, ukamenya amakuru y'ibibazo byawe. Haleluya. Kugira ngo utabyitiranya, kugira ngo utagira ngo biroroshye kandi biremereye. Haleluya. Kugira ngo utabisunikira ku wundi muntu umenye ko ari ibyawe. Yesu ashimwe cyane. Inzira ya mbere rero ni ukumenya amakuru y'ibitureba. Ku murongo wa 3 ngo baramubwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'i Buyuda bagize amakuba menshi. Amakuba menshi ni ibyago umuntu atabasha kurondora. Ni ukuvuga ngo utekereje bya bintu bibi byose bishobora kuba kwisi biri mu makuba menshi. Ikindi ngo baratukwa kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Iyo tubonye iri jambo rivuga ngo baratukwa, iyo ubwiwe ijambo ribi cyangwa igitutsi n'umuntu uri munsi yawe, n'umuntu utagufiteho ububasha, ntago bigukoraho cyane. Ushobora kubabara ariko ntubitindeho. Ariko iyo utukwa n'umuntu ugufiteho ububasha, iyo ubwirwa amagambo mabi n'umuntu ugufiteho ububasha, Yesu ashimwe cyane, bivuna umutima, bikakwambura icyizere cy'ubuzima, ukumva koko ntacyo uri cyo. Urugero, iyo bibwiwe na shobuja cyangwa n'umukoresha wawe n'umuyobozi wawe ku rwego runaka, akakubwira ngo ntacyo uri cyo, nta n'icyo uzigezaho, birakwica cyane. Abantu rero ngo baratukagwa ku manywa na nijoro, batukwa n'ababa basi. Niba hari ikintu gisenya ubuzima bw'umuntu ni ukubwirwa amagambo mabi. Haleluya. Uyambwiye wihitira uri umugenzi ukambwira uti mama Rutanse ntacyo uzageraho nta n'icyo uri cyo, n'ahantu byankora cyane kuko waba uri umugenzi ntacyo duhuriyeho. Ariko unyabwiwe n'umuntu unyoboye, uyabwiwe n'umugabo wawe, uyabwiwe n'umugore wawe, uyabwiwe n'umubyeyi wawe, biragenda bikangiza umuntu wawe wamwe imbere. Aba bantu rero mu makuba bari bafite harimo no gutukwa buri munsi. Bimwe mu bintu rero bizambura umuntu bumuntu utamukozeho, utamukubise, n'amagambo mabi, kumubwira ko atari umuntu, kumubwira ko ntacyo ari cyo. Imana yacu itugirire neza. Aha hantu rero Nehemiya yabwiwe amakuru, yumva uburemere bwabwo, yumva ibitutsi biri ku bwoko bwe, yumva iwabo uburyo hahiye kandi abantu baho batuye mu matongo. Haleluya. Ntiyabyirengagiza kandi we yari ibwami, ntiyabyima amaso kandi we yaragiriwe neza. Ikintu cya mbere kidushoboza gusohoka mu kibazo ni ukumenya amakuru yose y'ikibazo cyacu. Haleluya. Tukamenya uburemere bwabyo, kuko itaramenya uburemere nta nubwo ugira umutwaro.
nta nubwo babasha kugira icyo bikoraho cyane. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Icya kabiri kidufasha ni ukutigira nk'aho bidahari. Hari igihe dufata ibibazo tukavuga ngo igihe kizabikemura. Yesu ashimwe cyane. Ariko twabonye igihe kidakemura ibibazo byose. Harimo ibidutegereza bikamara umwaka bikagutegereza, bikamara 2 bikagutegereza, kugeza igihe wowe ubwawe uzagira icyo ubikoraho. Amen. Ku murongo wa 4 haravuga ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa sengera imbere y'Imana nyirijuru. Haleluya. Imana yaturemanye amarangamutima yo kwishima no kubabara kugira ngo tubere ibimenyetso. Amen. Amarangamutima yo kwishima yaza ambere ikimenyetso ko hari ibyiza mpagazemo, ambere ikimenyetso ko hari ibyiza biri imbere yanjye. Haleluya. Hanyuma amarangamutima yo kubabara iyo yabyutse ambere ikimenyetso cyo kumenyesha ko hari danger, hari akaga, hari ikibazo, bikantera kubyitaho no kubisengera. Ntabwo ari bibi rero kumara umwanya urira, ntabwo ari bibi kubabazwa n'ikibazo ufite. Amen. Nabonye bimwe mu bintu biduhereza umutwaro mu mutima ni ukubabazwa n'ikintu runaka. Iyo ntababajwe n'ikintu runaka nta nubwo ngisengera. Ariko iyo mbabajwe n'ikintu, hahandi umuntu wawe, umwana wawe, umuvandimwe wawe akora ikintu kumva kirakubabaje. Haleluya. Ari amarangamutima Imana yashyize mu mutima wawe kugira ngo bizagutere gusenga, kugira ngo bizaguhe kugira umutwaro. Haleluya. Iyo witegereje ikibazo runaka mu bikuzengurutse hanyuma ukagira umubabaro, iyo Imana itaza kuturemana umubabaro no kwishima, ntago twari turi kumenye igihe twababaye kugira ngo tugire icyo tubikoraho. Haleluya. Hari igihe rero tugerageza kurinda ibyishimo byacu kandi cyari igihe cy'umubabaro, tukavuga ngo reka mzirengagize n'umuri mu kirokore batubwiye ko umuntu atabiha amaso. Kutabiha amaso si ukutababazwa nabyo. Haleluya. Imana ntiyibeshye igihe yagushyiragamo amarangamutima yo kubabara, igihe yaguhaga amaso arimo amarira. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nimuhamagara abagore bazi kuboroga. Nuko Imana yazi ko ibyo bintu byose uzabifatanya kugira ngo ubashe gutakamba no gusenga no gukora icyo usabwa gukora. Haleluya. Amen. Nehemiya rero yari umugabo ufite n'icyubahiro, ufite n'umurimo mwiza, ariko afata umwanya wo kurira no kubabazwa n'ibyi wabo. Uko yababaraga, uko yariraga, uko yibukaga amakuru bamuhaye, niko umutwaro wagwiraga mu mutima we akumva hari ikintu agomba gukora. Haleluya. Reka ibizakubabaje uyu munsi Imana ibivanemo inyungu. Haleluya. Bigutera umutwaro no kurakara no gushakisha kugira icyo bikoraho. Niba ari byo gusaba Imana, usenge nkuko Nehemiya yasenze. Niba ari byo kugira icyo bikoraho, ugira icyo ubikoraho. Haleluya. Ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa sengera imbere y'Imana. Haleluya. Iki Imana yifuza suko twahora mu marira. Nehemiya nyuma yo kurira yageretseho no gusenga. Yesu ashimwe cyane. Yiyiriza ubusa, atabuze ibyo kurya, ari mu nzu y'umwami. Aho ibiryo kandi none yarashinzwe no kugabura. Ni ukuvuga ngo yari muri presence y'ibyo kurya, yari muri presence ya vino, yari muri presence y'ibintu binezeza, ariko arabyiyima yiyiriza ubusa. Imana rero ntiyifuza ko dukomeza kubabara gusa, ahubwo iba yifuza ko ari icyo twabikoraho. Haleluya. Inzira ya gatatu idufasha gusohoka mu kibazo ni ukukigira icyawe. Igihe cyose ikibazo, nkunda kubivugaho kenshi, igihe cyose ikibazo nkigisunikira kuri kanaka kiba kigiye gufata indi myaka, ariko igihe cyose ikibazo ngifashe nkakigira icyanjye kiba kiri mu nzira yo gukemuka. Haleluya. Mu gice cya 2 cya Nehemiya ku murongo wa 5, umwami yari amaze kubaza Nehemiya, ngo umwami arambaza ati hari icyo unsaba? Nuko nsaba Imana nyirijuru, maze nsubiza umwami nti niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe kakugiraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basekuruza mbone kuwubaka. Haleluya. Ndifuza kutinda kuri aka kajambo kavuga ngo mbone kuwubaka. Amen. Nehemiya yirebye nkaho ari we wenyine ugiye kubaka hariya iwabo. Mwibuka katubatse wenyine, yaje kugira abantu bamufasha, ariko muri icyo kibazo uko arimo aganiriza umwami, haleluya, aramubwiye ngo maze nsubiza umwami, niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basekuruza mbone kuwubaka. Haleluya. Ikibazo cyose ufite uyu munsi, ingorane yose iri imbere y'ubuzima bwawe uyu munsi, ufite imbaraga zihagije zo kugira icyo ubikoraho. Kado Yesu cyubahiro. Haleluya. Waduhaye izo mbaraga, wasanze duhagije. Haleluya. Ngo twebwe nawe tubasha gukora iby'ubutwari. Yesu ashimwe cyane. Ariko nagira ngo bifate ubigira ibyawe, umenye ngo ushobora kuba igisubizo icyo kibazo nubwo cyaba kiremereye kigakurwaho. Amen.
Haleluya. Nuvuga rero mu magambo uzajya uvuga nka Nehemiya, uvuga ngo ngende mzubaka, ngende mbikemure, ngende mbikureho bibi by'umwuka bibi bifatika. Haleluya. Ikibazo cyose kiri iruhande rwawe, Imana yagushyizemo imbaraga zo kugikemura no kugira icyo gikoraho. Haleluya. Igihe cyose umwana w'Imana atarafata ikibazo nkaho ari icye, inzira yo gutabarwa ibikiri kure ye. Tubona abantu b'Imana benshi bagiye bakemura ibibazo babigize ibyabo. Iyo turebye umukobwa Esteri cyangwa umwamikazi Esteri, ku bice bine bya Esteri mu rwa 16 hepfo haravuga ngo nzasanga umwami nirengagije itegeko, niba nzarimbuka nzarimbuke. Haleluya. Yari umwamikazi, yari ari mu cyubahiro, nta kibazo na kimwe yari afite. Yesu ashimwe cyane. Ariko ikibazo cy'Abayuda aragifata kigira iki? Amen. Aravuga ngo nzasanga umwami nirengagije itegeko, niba ari ukurimbuka nzarimbuke. Haleluya. Ese ushobora kumaramaza mu mutima kuvuga ngo nzakora icyo nsabwa gukora cyose kugeza igihe iki kibazo kizimukira mu muryango wanjye, kugeza igihe iki kibazo kizimukira mu kazi kanjye, kugeza igihe iki kibazo kizimukira mu rubyaro rwanjye, ubifata ubigira ibyawe. Hari n'igihe gishoboka ko atari ikibazo wowe wateje, haleluya, cyaturutse ku wundi, ariko umwana w'Imana uri maso amenya ko urwo rugamba rurwe. Reka turebe gato ku mudamu witwa Abigail muri Samuel wa mbere bice 25. Igitabo cya mbere cya Samuel ibice 25, dusoma umurongo wa 14 tugeze kuri 18. Haleluya. Reka niba twahageze dusome. Samuel wa mbere 25 kuva kuri 14. Haravuga ngo umwe mu bagaragu ba Nabali yari umugabo wa Abigail, ngo umwe mu bagaragu ba Nabali abwira Abigail muka Nabali ati, umva, Dawidi yatumye intumwa ziva mu butayu kuramutsa databuja, ababonye arabakankamira. Uwo ni Nabali. Ngo ababonye arabakankamira, ngo kandi abo bagabo batugiriraga neza cyane, ntibadukoza isoni, ntitwagira icyo tuzimiza igihe cyose twabaniye nabo tukiri mu rugishiro. Baragishe. Abagaragu ba Dawidi, ingabo zari kumwe na Dawidi zabaniye uyu muryango wa Nabali. Dawidi akeneye kuza ko nawe yagirirwa neza n'umuryango wa Nabali, ngo Nabali akankamira abantu Dawidi yohereje. Ku murongo wa 16 ngo batubereye inkike ku manywa na ninjoro. Uyu mugaragara cyakomeza gutaka ibyo aba Dawidi bakoreye umuryango wa Nabali. Batubereye inkike ku manywa na ninjoro igihe cyose twabaniye nabo turagiye intama. Nuko none ubimenye utekereze icyo uri bukore. Arimo araganira n'umugore, byabaye umugore adahari, ni amakosa yakozwe n'umugabo we. Nuko none ubimenye utekereze icyo uri bukore, kuko bamaramaje kugirira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo, mwibuka ko Nabali bivuga ikigoryi, ngo erega umuntu w'ikigoryi nk'uwo ntawagira icyo avugana nawe. Nuko Abigail agira vuba. Haleluya. Nuko Abigail agira vuba, nuvuga ngo afata icyo kibazo ako kanya. Abigail akigira iki? Kuko urugo rwe rwari rugiye kurimbuka. Haleluya. Icyaduha abagore bameze nka Abigail. Haleluya. Abigira vuba, yumva biramureba, yumva ari icyo agomba kubikoraho. Ngo nuko Abigail agira vuba cyane, yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumba 2 za vino n'inyama z'intama 5 zihiye n'ingero 5 z'ingano zikaranze n'amaseri 100 y'inzabibu zumye n'imibumbe 200 y'imbuto z'umutini, abihekesha indogobe. Uwo mwanya Abigail arihuta ajya gusanganira Dawidi. Dawidi yaraje kurimbura uyu muryango. Haleluya. Iki kibazo uyu mugore nta ruhare rero kigizemo. Yaza kuba umupfapfa ari bwiyicarira akigumira aho ngaho, ariko yabaye umugore w'umunyabwenge. Uwo mwanya icyo kibazo aragifata kigira iki, kandi abigira vuba. Haleluya. Hari icyo wakora nawe ku rugo rwawe, hari icyo wakora ku buzima bwawe, hari icyo wakora ku bawe. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi icyo kibazo gifata ukigira icyawe. Kondisiyo yo mu mwuka, ubuzima bwo mu mwuka umuryango wahagazemo, ubufata ubugira ubwawe. Ikaduheza icyubahiro. Haleluya. Icyamugagarukana imbaraga nk'izi ngizi. Iyi nkuru yo dukomeje dusanga Abigail yarasanze Dawidi, akajyana amaturo imbere, akunama akubama imbere ya Dawidi, akamusaba imbabazi, akagira amagambo avuga ati urugo rwacu rurindwe, ntiwiyandurize ubusa, ntumenera amaraso ubusa. Haleluya. Dawidi ashira umujinya ako kanya, aravuga ngo Imana iragukoreshe kugira ngo undinde kumena amaraso. Haleluya.
Dawidi asubirayo. Urugo rurimo umugore uzi ubwenge rukira muri ubwo buryo. Yesu ashimwe. Ese uyu munsi wafata icyo kibazo ukakigira icyawe? Ese wafata mu muryango wawe batarakizwa ukumva bikureba? Haleluya. Ese ibyaha by'iwawe wabifata ukabigira ibyawe? Ese ibidatunganye mu muryango wawe wabifata ukabigira ibyawe? Ese ibidakemutse bikuzengurutse wabifata ukabigira ibyawe? Ese wasenga nk'ari wowe wenyine uzi gusenga? Haleluya. Reka duhe Yesu icyubahiro. Ese watabaza Imana nk'ari wowe wenyine ufite ijwi ryo gutabaza? Iyo umuntu azi ko hari icyo yabikoraho ntabwo asigana n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ategereza abandi. Imana yacu tugirire neza. Amen. Icyo kibazo gifate ukigire icyawe. Uhaguruke nko Nehemiya yahagurutse, ukumva ibyo kubaka uwo mudugudu, ukumva ibyo gusana inkike ari wowe bireba. Haleluya. Utitaye ku bunini bw'amatongo, utitaye ku buryo ikibazo kiremereye, ukumva ukigize icyawe. Imana izagushyigikira. Yesu ashimwe cyane. Imana ikeneye abantu nk'aba ngaba. Iyo turebye Dawidi ajya kurwana na Goliyati, mwibuke ko urugamba rwari rwahindutse. Mbere batangiye ari ingabo zihanganye, bageze hagati baravuga ngo mwitoremo umuntu mu ngabo za Isiraheli, mwitoremo undi muntu mu ngabo z'Abafilisitiya, mushaka umuntu uzi kurwana hanyuma bahure barwane. Haleluya. Abasirikare ba Isiraheli bose baratinya, ingabo zose uhereye ku mwami no ku ngabo ze bose baratinya. Habura umuntu ushobora gufata icyo kibazo ngo akigire iki. Haleluya. Hanyuma haza umusore wumva gutuka kwa Isiraheli ariko gutuka kwe, wumva kumwara kwa Isiraheli ariko kumwara kwe. Haleluya. Wumva guseba kwitorero ariko guseba kwe. Haza umusore wafashe icyo kibazo akigira iki. Haleluya. Nsuko yari afite imbaraga nyinshi ariko yari yiringiye Imana ye, kandi yumvaga Abayisiraheli nibatwarwa bunyagano, nibahinduka abagaragu b'Abafilisitiya nk'uko Goliyati yari yavuze, nawe biri bumugereho. Yesu ashimwe. Haleluya. Arahaguruka arabaza ngo umuntu uri butsinde uriya mwanzi, umuntu uri butsinde uriya muntu utarakebwe, umwami azamugororera iki? Icyo kibazo uwo mwanya aragifata kigira iki? Aseruka ku rugamba wenyine, kandi hari ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza bitegereje birimo birebera. Haleluya. Igituma Imana yemera ko abantu barebera nuko yizeye imbaraga yashyize muri wowe. Irifuza ko uhaguruka wamara gukora nabo bakareberaho. Yesu ashimwe cyane. Uzaba kontamina izo mbaraga, uzabasiga izo mbaraga, uzabasiga uko kumarambaza, ariko bakeneye umuntu bareberaho. Yesu ashimwe cyane. Umuryango w'iwanyu utarakizwa ukeneye umuntu bareberaho. Bakeneye kureba umuntu ukizwa. Haleluya. Akagendana na Yesu neza ari mu bibazo ntamwihakane, akagumana na Yesu ari mu ngorane ntamwihakane, yagera no mu byiza ntihakane Yesu. Haleluya. Yagera no mu bibengera no mu bishaza ntave kuri Yesu. Bakeneye kureba mwene uwo muntu. Ese wakwemera ukabonga uwo? Isi ikeneye abantu bo kureberaho. Haleluya. Ikeneye abantu bafata ibintu byose bakabigira ibyabo. Ikibazo itorero rifite uyu munsi ni icyacu. Ikibazo bene data wa Kristo bafite ni icyacu. Ikibazo kiri mu miryango yacu ni icyacu, kiratureba kuko ni ingingo zacu. Imana yacu tugirire neza. Inzira ya kangahe? Inzira ya kane. Haleluya. Ni ukubikoraho mu buryo bwo mu mwuka. Buri kibazo cyose dufite hano ku isi gifite umuzi mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Abana b'Imana benshi cyangwa se abantu b'Imana benshi ntago bifuza gushakira mbere na mbere umuzi mu mwuka, kuko kubikemura mu bifatika nibyo bigaragaza ubwenge, nibyo bigaragaza smartness, nibyo bigaragaza imikorere umuntu yabasha gusobanurira n'abandi bantu. Haleluya. Ariko ikibituzaho gituruka kwa Satani, ikiza gituruka ku Mana. Buri kibazo cyose dufite muri ino si rero gifite umuzi mu buryo bwo mu mwuka. Amen. Iyi nzira rero, haleluya, yo gusohoka mu kibazo nukubanza kubikoraho mu buryo bwo mu mwuka. Nicyo kibanza mbere yo kujya kubikoraho mu buryo bufatika. Amen. Iyo tubonye Nehemiya mu gice cya 1:5 kugeza ku 10, yafashe umwanya wo gusenga, afata ibibazo n'ibyaha bakoze atanahari abyishyiraho. Haleluya. Yarazi amasezerano y'Imana, yarazi ko abantu iyo bataye Imana, Imana ibareka abanzi babo bakabagiraho imbaraga. Ayo makuru yarayafite. Yarazi ko abantu bagarukiye Imana bakihana, Imana yongera ikabagirira neza. Haleluya. Arasenga kuva ku 5 kugeza ku 10. Aravuga ngo ndakwinyiza Uwiteka, Mana nyirijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve,
n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro. Nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli, natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye, ni koko njyewe n'inzu ya data twagucumuyeho, twagurukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe. Ibyo wategetse umugaragu wawe Mose, ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose, uti nimucumura nzabasataniriza mu mahanga. Naryo ryari isezerano. Iri sezerano n'uyu munsi riracyariho. Iyo twitandukanyije n'Imana tuba twikurira ibyago byose, tuba twavuye muri zone y'uburinzi, muri zone yo kurindwa. Yesu ashimwe cyane. Iyo twitandukanyije n'Imana, mwibuke ko n'icyagiye umudayimoni umwe twari twaratsinze wari waragiye yongera akagaruka n'abandi barindwi bamurusha imbaraga. Haleluya. Ni inyungu zacu kugumana n'Imana. Ku murongo wa 9, kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanye banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo mbateranye mbazane aho nitoranirije, nkatuza izina ryanjye. Haleluya. Ahangaha nanone iyo tugarukiye Imana, ubunini no gutagarana kw'ibyacu ntacyo biba bitwaye. Imana ishobora kongera ikabyegerana iyo umuntu yagarukiye Imana. Haleluya. Ngo aho batataniye hose mu mahanga yose, bagiye hirya no hino, ariko waravuze ngo nitukugarukira uzongera ubazane. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 10, ngo abo nibo bagaragu bawe n'abantu wacunguje ububasha bwawe bwinshi n'amaboko yawe akomeye. Amen. Turimo kuvuga kubikoraho mu buryo bwo mu mwuka. Ubwo wamaze gukizwa ntagire ikibazo na kimwe uzakemura udahereye mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uko Nehemiya yabigenje, yarabanje yishyiraho ibyaha byabo, arihana nkaho ari wowe wabikoze, yihana nkaho ari wowe wateye Imana umugongo kandi atarigeze ayitera umugongo. Haleluya. Iyo dusengera abacu batarakizwa, dufata ibyaha byabo nkaho ari ibyacu. Umwana wawe unywa inzoga ukamufata nkaho ari wowe wazinyweye, umugore wawe w'umusambanyi cyangwa umugabo w'indaya ukabifata nkaho ari wowe wabikoze. Haleluya. Aba bantu basha kubyishyira gutya babasha gutsinda urugamba. Ariko iyo duhagaze dushinja, ushinja umwana wawe, ushinja umugore wawe, ushinja umugabo wawe, Satani aba yavuze ati abangaba ntaho bazagera, abangaba ndabafite. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yishyiraho ibyaha byabo arihana, arangije yibutsa Imana amasezerano. Haleluya. Niho yibwiye ngo Mana waravuze ngo abantu nibakugarukira, ariko nubwo bazaba baratataniye hirya no hino nawe uzabagarukana. Iyo duhagaze muri iyi nzira yo kugira icyo tubikoraho mu buryo bwo mu mwuka, turihana, twarangiza tukibutsa Imana amasezerano. Haleluya. Ukibutsa Imana yavuze ngo izadukizanya n'imiryango yacu. Ukibutsa Imana yavuze ngo izakugira umutwe ntizakugira umurizo. Ukibutsa Imana yavuze ngo uzaguriza amahanga menshi ntuzayaguzaho. Ukibutsa Imana bigendanye n'ikibazo ufite. Ikibazo Nehemiya yari afite gishobora kuba gitandukanye n'icyo ufite uyu munsi. Haleluya. Ariko wibutsa Imana bitewe n'ikibazo ufite. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni Imana y'amasezerano, ni Imana iri inyuma y'ijambo ryayo, irarikurikirana kugira ngo risohoze. Haleluya. Iyo mu misengerero utanze isange zari mu ijambo ryayo, iyo nibukije Imana amasezerano, ikibuka ibyo yivuge, ikibuka ko ari Imana idahemuka. Haleluya. Ikibuka ko ari Imana ikurikirana ijambo ryayo kugira ngo risohoze, isubiza gusenga kwanjye. Amen. Ikibazo cyawe uzagerageze kumenya amasezerano yose afite icyo kivugaho muri Bibiliya. Haleluya. Amen. Hanyuma yibibwire ubivuga mu izina. Niba uri umwana w'Imana, ntuzabanze kujya gukemura ikibazo mu bigaragara utaragikoraho mu buryo bwo mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Iyo yibukije amasezerano, niba uri mu bihe by'ubushomeri, urabwira ngo Mana ijambo ryawe riravuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. None Mana imirimo y'amaboko irantunga ntayo mfite. Uri Imana y'amasezerano, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze imirimo y'amaboko. Haleluya. Haleluya. Iyo turimo gutegura cyangwa turimo kubikoraho mu buryo bwo mu mwuka, twibuka gusengera cyane abantu bafite ijambo ku buzima bwacu. Haleluya. Abantu bafite ijambo ku buzima bwawe bashobora kukubuza guhagarara mu masezerano kandi igihe cyo kuyihagararamo cyarageze. Igihe Paulo yagiriye Timoteyo inama, urwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2. Reka tuhasome. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Yaravuze ngo irya mbere rya byose
ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro, tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Kugira ngo duhore mu mahoro, tutabona ibyago. Haleluya. Nivuga ngo gusengera abantu bafite ijambo ku buzima bwacu ni iby'ingenzi cyane, kugira ngo duhore mu mahoro. Haleluya. Tutabona ibyago. Ni ukuvuga ngo igihe cyo gutabarwa k'ubuzima bwawe, igihe cyo gukorera Imana mu mihamagaro runaka itandukanye gishobora kugera, ariko umuntu ugufiteho ijambo akakubuza kugihagararamo. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ukwiriye gusengera umuntu ufite ijambo ku buzima bwawe. Haleluya. Ahangaha tubona Nehemiya agenda agasanga umwami, yarabanje aramusengera. Reka turebe gatoya mu gice cya mbere ku murongo urangize icyo gice, ku murongo 11 haravuga ngo Nyagasani ndakwinginze, tegera ugutwi kwawe gusenga ku mugaragu wawe, nuko abagaragu bawe wishimira kubaha izina ryawe. None uha umugaragu wawe umugisha, ubone urimo kwivuga, uha umugaragu wawe umugisha, umuhe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo. Uyu mugabo arimo avuga ni umwami. Haleluya. Nehemiya yuzuye umutwaro wo gutabara iwabo. Nehemiya yuzuye ishyaka ryinshi, ariko akeneye kugirira umugisha n'amahirwe ku muntu ufite ijambo ku buzima bwe. Haleluya. Imana ishobora kuguha umutwaro wo gukora, ariko umuntu utegetse ubuzima bwawe akakubuza guhagarara muri uwo mutwaro. Ariko iyo usenze, haleluya, Imana ifite imitima y'abantu bose mu kiganza cyayo, ishobora gukora ku mutima we. Haleluya. Yamubwira ibyo ashaka kumubwira, yamwongorera ibyo ashaka kumwongorera, kuruta uko wowe wabimwongorera. Kadoye Yesu icyubahiro. Haleluya. Ufite imitima y'abantu bose mu biganza bye. Twahawe umugisha bwoko bw'Imana kuvugana n'utegeka isi n'ijuru. Haleluya. Twahawe umugisha wo kuvugana no kumenyana n'ugenga imitima y'abantu bose. Ibyo ngibyo ntukabyibagirwe. Yesu ashimwe cyane. Nehemiya amenya kubikoraho mu buryo bwo mu mwuka, asengera uyu mugabo, asengera uyu mwami, kuko yarazi ko uyu mwami abifiteho ijambo. Kukugenda kwa Nehemiya, kuguhabwa ibikoresho kwa Nehemiya, kukubasha gukora kwa Nehemiya bohotse, umwami yari abifitemo uruhare. Ntuzibagirwe. Haleluya. Hari abagore benshi bahamagawe n'Imana, ariko batazigera bahagarara mu mihamagaro yabo kubera abagabo babo. Haleluya. Bakwiriye gusenga. Yesu ashimwe cyane. Bakwiriye gushaka Imana kugeza igihe Imana ivuganiye n'imitima yabo bagabo. Hari abakozi benshi bafite ababosi hejuru yabo, bafite abayobozi hejuru yabo, babahejeje ahantu kandi igihe cyo kwimuka cyari cyarageze. Icyo bakwiriye gukora si ikindi, si uguhangana, ni ukubwira Imana ifite umutima wa bosi mu kiganza cye. Haleluya. Iyo ibintu bitaza kuba bikora, ntabwo Pawulo yari kugira inama Timoteyo, yari kumubwira kuba mu mwuka no guhanura no gusenga. Yesu ashimwe cyane. No kuba mu materaniro no kwigisha ijambo ry'Imana, ariko yaramubwiye ngo umusengere abantu bose, ngo ariko cyane cyane mwingingire abami n'abategetsi, kuko ni mubingingira nibwo muzagira amahoro. Haleluya. Nibwo ibyo Imana yabavuzeho bizasohora. Ni inshingano yacu gusengera abantu bafite ijambo ku buzima bwacu, gusengera abantu bafite icyo bakora ku buzima bwawe. Imana yacu tugirire neza, kuko abo bantu banazirikanywe n'umunezero wawe. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Iyo tumaze gutegura mu buryo bwo mu mwuka, kubikoraho mu buryo bwo mu mwuka, dukora icyo dusabwa gukora. Haleluya. Nyuma yo gusenga, nyuma yo guhanura, nyuma yo kuvuga ibyiza, nyuma yo kurira no kwinginga, nyuma yo kumara iminsi myinshi turi kugarago duhamagara Imana, hari ibyo tuba dusabwa gukora. Haba hageze ko umuntu yahaguruka akagira icyo abikoraho. Haleluya. Iyo turebye nanone muri iki gitabo cya Nehemiya, ibice 2 ku murongo wa 9, Nehemiya muzi ko yari yarabwiwe amakuru y'uburyo hahiye, yari yarabwiwe amakuru y'uburyo hasenyutse, yari yarabwiwe amakuru y'uko bene wabo bafite igitutsi ku buzima bwabo, ariko arahaguruka ajyayo, agiye Yerusalemu kubyirebera imbere ye. Yesu ashimwe. Kuva ku murongo wa 11 kugeza kwa 15, muri uku gukora icyo dusabwa gukora harimo kwitegereza ikibazo de près ucyegereye. Hari amakuru ushobora kugira ikibazo kiri kure, hari n'andi makuru ngira iyo nkegereye mbasha kukireba muri detaye, nkamenya imizi, nkamenya n'ibikigize.
niko Nehemiya yabigenje. Kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15, ngo nuko ngeze i Yerusalemu, yafashe urugendo ajyayo, marayo gatatu ninjoro kubera umutwaro, yabyutse ninjoro, mbyukana n'abantu bake, kandi sinagize umuntu mbwira icyo Imana yanjye yashyize mu mutima ngo ngikorere i Yerusalemu, kandi nta farashi twajyanye keretse yari impetse. Nuko iryo joro ndasohoka nyura mu irembo rijya mu gikombe, nkomeza inzira y'iriba ry'ikiyoka no mu irembo rinyuzwamo imyanda, nitegereza inkike z'i Yerusalemu zasenyutse n'amarembo yaho yahiye, maze njya ku irembo ry'isoko no ku kidendezi cy'umwami, ariko ntihaboneka inzira y'ifarashi yari impetse. Iryo joro nzamuka iruhande rw'akagezi nitegereza, haleluya, yitegereza inkike. Yari yarabwiye ko zatwitswe, yari yarabwiye ko zasenyutse, ariko afata umwanya wo kuzitegereza no kureba uburyo byangiritse cyane. Ngo mpera ko ndahindukira nyura mu irembo rijya mu gikombe, nuko ndagaruka. Haleluya. Kugira icyo tubikoraho ni ukubyegera, ni ukutabihunga. Yesu ashimwe cyane. Tukabireba muri detaye. Haleluya. Tukareba uko byifashe, tugakora icyo dusabwa gukora. Hari ukureba. Ikindi cya kabiri ni ukuvugana n'abo bireba, kandi tudakuye amaso ku Mana. Amen. Yasanze umwami handi ku murongo wa 4 twasomye mu gice cya 2, ngo umwami arambaza ati, hari icyo unsaba? Wumva umurongo ukurikiraho kandi witeho kandi uzawuhorane mu buzima bwawe. Nuko nsaba Imana nyir'ijuru. Umwami afite ibintu byose nk'uko yaje kubimuha. Umwami ni amahirwe tuba duhawe yo gusuka ibibazo bya, ni nk'uwaguhuza na perezida uyu munsi. Haleluya. Tujya tubona perezida iyo yahuye n'abaturage, umuturage arahagera akagakurekura mikoro, kuko abagize amahirwe yo kubona umuyobozi kandi ushobora byose mu gihugu cye. Yesu ashimwe cyane. Ni byiza kwegera abafite icyo babikoraho, ariko kugumana iki gitekerezo mu mutima wacu nk'abana b'Imana ni iby'ingenzi cyane, kuko uwo muntu Imana itakoze ku mutima we, nubwo ashobora byose, ashobora kugenda nta kintu na kimwe agukemuriye. Haleluya. Ngo umwami arambaza ati, hari icyo unsaba? Mu yandi magambo, Nehemiya ahawe amahirwe atagira uko angana. Ngo nuko nsaba Imana nyir'ijuru. Umwami arambwiye ngo hari icyo nsaba. Nehemiya ngo abanza gusaba Imana nyir'ijuru mu mutima we, maze nsubiza umwami. Haleluya. Nehemiya yarafite ibanga. Yarazi ko nubwo yicaranye n'umwami ukomeye, yarazi ko nubwo yicaranye n'umwami ufite ingabo, ufite ibiti byo kongera kubaka, ushobora kumuha abantu bakajya kumufasha, ariko yarazi ko hari Imana ishobora byose hejuru y'uwo mwami. Haleluya. Umwami aramubwira ngo hari icyo usaba? Mu yandi magambo, nsaba icyo ushaka, ariko arabanza asaba Uwiteka Imana nyir'ijuru. Haleluya. Ifite ubuzima bw'umwami mu biganza. Ese wari uzi ko umwami yakwemerera ikintu ariko ninjoro yaryama ntabyuke? Haleluya. Yesu ashimwe. Umuntu yagusezeranya ibintu, wasubira ugasanga baramwimuye, wasubira ugasanga si we ukibishinzwe. Bijya bitubaho inshuro nyinshi. Umuntu yakubwira ibintu azagufasha, wasubira ugasanga yagiye mu kindi gihugu, wasubira ugasanga yarwaye, wasubira ugasanga yapfuye, kuko ni umuntu. Niyo mpamvu nk'abana b'Imana, nubwo tugomba kugira icyo tubikoraho, nubwo tugomba kubivugana n'abo bireba. Haleluya. Kuko hari igihe umurokore yifungirana mu kabox kamwe ntanavugane n'abo bireba. Urugero, arimo arasaba ishuri ry'umwana, n'urugero agasaba ishuri ry'umwana, akomeza agasenga, Mana mpera umwana ishuri, Mana mpera umwana ishuri. Ese nadahaguruka ngo ajye kuvugana n'abadirekiteri b'ibigo, iryo shuri rizamusanga mu rugo? Ntabwo bishoboka. Nuvuga ngo ni ngombwa ko agira icyo abikoraho, ko avugana n'abo bireba. Ariko igihe arimo avugana n'abo bireba, mu mutima haba harimo ijwi rivuga ngo Mana mukoreshe, Mana nkingurira umutima we, Mana mpa amahirwe imbere ye, Mana mpa igikundiro imbere ye, Mana muganirize, Mana mwemeze. Haleluya. Tumenya neza ko amagambo yacu n'uburyo tuyatondekanya atari byo byemeza abantu. Tumenya ko hari Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ishobora kutumurikira, ikatwambika ubwiza, bigatuma ibyo twasabye byumvikana. Nehemiya yaravuze hepfo gatoya ngo ibi byose umwami yabimpaye ngo bitewe n'ukuboko kwiza kwari kundiho. Haleluya. Imana yamuhaye igikundiro, Imana iramusiga, bituma ibyo asabye umwami byose abyemera. Ntuzakura amaso yawe ku Mana. N'igihe waba uri kumwe n'abantu bafite igisubizo cy'ibibazo wibazaga, niyo waba uri kumwe n'abantu bigaragara ko bafite imbaraga zo kugira icyo bakora kuri icyo kibazo ufite, ntuzakura amaso y'umutima wawe ku Mana. Imana nikumurikira gatoya, ukwambika ubwiza butuma abantu bifuza kugutega amatwi. Haleluya. Haba nubwo dukemura ibibazo, tukagira ibintu dushobora, twagera hagati mu rugendo tukakura amaso yacu ku Mana, tukumva turabyibashije, tukumva turabishoboye, yaba no mu mirimo dukorera Imana. Haleluya.
umuntu ubasha gukorera Imana neza ni umuntu uhoza amaso ye ku Mana, ni umuntu urubwira Imana ngo Mana ntabwo nabishobora ni jyenyine, yaba ari ivugabutumwa, yaba ari indirimbo, yaba ari bya bintu byose dukora mu buryo buri public, ni umuntu urubwira Imana ngo Mana nutanshoboza ntabwo ndi bubishobore. Hari igihe rero hagati mu rugendo tumenyera ibintu, umuvugabutumwa akamenyera ko azi kuvuga ubutumwa, akamenyera ko ashobora gutondekanya amagambo, agakura amaso y'umutima ku Mana. Wamureba ukajya wibaza ngo ariko yabaye iki? Haleluya. Yibagiye ko kwakurabagirana, yibagiye ko bwa bwiza na cya gikundiro afite we yabikuragaho, amukuyeho amaso gatoya igikundiro kimuvaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Nebukadinezari mu gukomera kwe no mu bwibone bw'umutima we amaze kuvuga ngo ngiyi Babuloni niyubakiye, ngize imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye n'ubuhanga bwanjye nakoresheje. Uwo munsi igikundiro Imana yari imutije n'ubwenge Imana yari imuhaye byamukuweho. Haleluya. Ngo ahinduka nk'inyamaswa ajya kurisha. Amaze kwihana ngo yongera kumenya ko Imana ari itegeka isi n'ijuru, yongera kumenya ko Imana ari we mwami, hanyuma ngo ubwiza bwe bumugarukamo. Nagira ngo ko ubwiza ufite, haleluya, agakundiro cyangwa igikundiro ufite ubikomora ku Mana. Nuyitera umugongo gatoya abantu bazagutera umugongo. Yesu ashimwe. Kado Yesu icyubahiro. Haleluya. Ajya tumurikira gatoya kurabagirana kwe kukaduhesha kurabagirana, abantu bakatureba, abantu bakadushima, twagera hagati mu rugendo tukibagirwa ko ari waduhaye kurabagirana. Uko niko tujya twumva abahanzi baririmba indirimbo, ukumva umuririmbyi yaririmbye indirimbo ya mbere yari nziza Jedewe Yesu ashimwe bagezeho. Haleluya. Ukumva yaririmbye indirimbo nziza iryoshye kandi idasaza, mukayirimba muri 2008, mukomeza mukayirimba na 2018 ikiryoshye. Nyuma yaho wakumva indirimbo zikajya wibaza icyo yabaye. Icyo yabaye si ikindi, igikundiro cyose kiva ku Mana. Gukundwa kw'iyo ndirimbo ntiryari ijwi ryiza, ntiyari amagambo meza. Yesu yari yamumurikiye nkuko iri tara rimurika ngahinduka inzobe kurutaho, nkaba umuhondo kurutaho. Nuvuga ngo igihe cyose ngiye ku ruhande rwaryo kwirabura kuraza. Uko niko bigenda iyo tuvuye mu bwiza bwa Yesu. Haleluya. Duhinduka nk'abandi. Ya ndirimbo yari imurikiwe na buriya bwiza, wa wundi nyirayo yibeshya ko yariye. Ryavuga butumwa ryari rimurikiwe na wa wundi ufite umucyo mwinshi, yibeshya ko zari imbaraga ze. Haleluya. Ngo umwami arambwira ngo nimusabe icyo shaka, nuko nsaba Imana nyirijuru. Ntuzibagirwe imyaka Yesu amarano ku isi. Haleluya. Gusaba Imana nyirijuru, kumenya ko nta kintu cyiza na kimwe wigeze wiha. Uzahoza amaso ku Mana. Biroroshye kubivuga iyo umuntu atarabasha ibintu byinshi, ariko iyo umuntu amaze kubasha ibintu byinshi, iyo umuntu afite ibikorwa bifatika byinshi, haleluya, umutima w'umuntu woroha kwibagirwa no kumva ari imbaraga ze. Igihe kimwe Herode yafashe amagambo aravuga imbere y'abantu, ngo avuga disikuru ya mbere, ngo abantu bavuga ariko none uyu si umuntu, none ni Imana. Yo, kubivuga ntibyari ikibazo, abantu bazakwita Imana, bazakwita igitangaza, bazakwita special. Ikibazo ni cy'umutima wawe uri wite wakira. Iyo babivuga gusa umutima wa Herode ntubyakire. Yahise yumva abaye Imana koko, ngo ako kanya marayika ngo aramukumbaganya, ngo Herode agwinyo. Ntiyagize umwanya wo gupfa ngo abanze atinde, uwo mwanya yabaye inyo ku ntebe y'ubwami. Ntuzibagirwe. Haleluya. Biroroshye kwibagirwa ubwoko bw'Imana, ariko umuntu ashobora kubyirinda akamenya ko nta kintu cyiza na kimwe afite adahabwa n'Imana. Haleluya. Gukora icyo dusabwa gukora, hari ukuvugisha abo bireba, hari ukongera kwitegereza ikibazo tucyegereye, ariko amaso yacu atavuye ku Mana. Hari igihe nanone Imana iduha abadufasha benshi mu bintu. Hari igihe Imana iguha amaboko. Kuguha amaboko ni ukukuzanira abantu bagushyigikira, ni ukukuzanira abantu uvuga ijambo rimwe bagahita bashyira mu bikorwa byihuta. Icyo gihe nabyo nibiba, nabwo ntuzibagirwe, ntuzakura amaso ku Mana. Uko iyo Mana yabazanye niko yakongera ikabajyana, niko iryo shyaka n'umwete wo kugufasha bizabashiramo. Haleluya. Mu kuvugana nabo bireba, uzahoza amaso yawe ku Mana. Inzira ya kangahe? Tuvuye ku gukora icyo dusabwa gukora, ya gatandatu, ya gatanu. Nemera ibyande mwese mwavuze gatanu. Okay, reka tubirebe. Iya mbere ari ukumenya amakuru ibikureba, iya kabiri yari ukutigira nkaho bidahari, iya gatatu yari gufata ikibazo tukakigira icyacu, iya kane yari kubanza kubikoraho mu buryo bwo mu mwuka mbere yuko tujya kubikoraho mu bifatika, iya gatanu no gukora icyo dusabwa gukora. Haleluya. Iya gatandatu
ni ukwitegura kurwanywa no gucibwa intege. Haleluya. Nta muntu usohoka mu bibazo atabanje gutsinda iyi ntambwe. Ni ukuvuga ngo ibikurwanya nibiza kukubwira ko ibyo bintu wanagiyemo kwanza bitazanashoboka, n'amajwi akubwira ko ibyo bintu atari byo. Ayo majwi kandi tuyabwirwa n'abadukunda. Haleluya. Tukayabwirwa n'abatwanga. Abadukunda kubera ko bagukunda batifuza kuseba. Yesu ashimwe cyane. Bajya baza bakakubuza kwizera. Uko atari nawe wipashije muremure. Biriya bintu wishyizemo wagabanye kubera kugukunda kandi batifuza kuseba. Abagukunda bazabwira atari ibyo bintu byo kwizera wihaye. Hari undi muntu wigeze ubibona naharya. Cyangwa se bakaba n'ubabibona cyangwa bati urishinga bakanaka. Yesu ashimwe cyane. Umuntu rero usohoka mu kibazo ni umuntu wamaze gusetinga mu mutima we ko intambara zose azahura nazo azazitsinda. Ni umuntu witeguye kurwanywa. Hari ubwo tugira ubutesi bwinshi tukagira ngo dukoze ibintu byiza abantu bose bazabikomera amashyi. Haleluya. Hazahora hari abantu biteguye kukurwanya nubwo wagira ute mbese. Ngiye vuga ngo nubwo waba marayika. Sinzi icyo waba cyo. Nubwo utavuga, nubwo wagenda wifashe nka Bikira Mariya ariko bavuga, nubwo ukuntu wamera uko ariko kose hari abantu bazahaguruka kukurwanya. Kandi Imana irabyemera kugira ngo yere kuzamure ku rundi rwego, kugira ngo itoze amaboko yawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo nitoza amaboko yacu kurwana. Muri Nehemiya ibice 2:19 yahuye na Sanibalati 19:20. Ngo ariko Sanibalati w'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'umwamoni na Geshemu w'umwarabu babyumvise baraduseka badushinyagurira baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka gukomera umwami? Ese ari ikintu bari bakoze kigomera umwami? Mwami yabahaye uruhushya, bari barimo gusana, bari barimo kubaka, nta kintu kibi bari bagiye gukora kigomera umwami. Ariko Satani yifuza ko hora mu matongo. Ni Satani rigaburiye bari abantu sibo. Yesu ashimwe cyane. Ngo murashaka kugomera umwami, maze ndabasubiza nti Imana nyir'ijuru nizatubashisha. Haleluya. Abari kuzababwira abagukunda ni baguca intege uzababwira ngo Imana nyir'ijuru nizambashisha. Abakwanga ni baguca intege nabo uzababwira ngo Imana iri mu ruhande rwanjye. Haleluya. Ngo nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka, ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Kadoye Yesu icyubahiro. Haleluya. Imana nyir'ijuru nizakubashisha. Imana ofete ishyigikira icyiza cyose. Ishyigikira icyiza kubayikunda babana bayo, igashyigikira icyiza no ku bandi bantu bayo. Haleluya. Rero ntizareka kubashisha. Wowe ufitanye nayo igihango, wowe ufitanye nayo isezerano, wowe uri umwana wayo. Amen. Ariko umuntu wifuza gusohoka mu bibazo agomba kuba yiteguye kurwanywa, agomba kuba yiteguye ko azahura n'amahwa muri iyo nzira, agomba kuba yiteguye ko azahura na za road block, azahura n'inzitizi, azahura n'ibintu bitamuterera amasaruti ngo bimubwire ngo komeza, azahura n'ibintu birimo bishaka kumuganisha ahandi. Kuko inzira irambutse twese biratworohera kuyigendamo. Haleluya. Imana itugire neza. Inzira ya 7 no kudakora twenyine. Amen. Hari abantu Imana yateguye biteguye kugushyikira. Ushobora kutabamenya uyu munsi ariko barahari. Haleluya. Bishobora kuba hataragera kubera ko Imana hari ibyo gutoza, hari ibyo kikwigisha, ariko barahari. Amen. Imana izi imbaraga z'ubumwe. Tubona Yesu yoherezaga abigishwa yoherezaga babiri. Haleluya. Ikindi Yesu ntigeze akora wenyine. Yari Imana. Yari yaravuye mu ijuru afite mission iri defini. Yarazi icyamuzanye ko ari gupfa no kudukiza. Yarazi icyamuzanye ko ari kugaragaza ubwami bw'Imana mu bantu, gukiza indwara, kwirukana amadayimoni, gukuraho ibizago n'ibibi byose. Yesu wenyine yari yihagije. Haleluya. Ibitangaza byinshi yabikoze wenyine, ariko yakeneye abantu. Kandi ahamagara abantu basaga nk'abadashoboye. Amen. Nawe usenga Imana izaguhuze n'aba bantu. Haleluya. Hari igihe kubera kwiga ijambo ry'Imana, kubera gutenguha n'abantu, imitima yacu ifata ibyemezo byo kuzakora twenyine, ariko ni bibi. Haleluya. Imana yatugirire neza.
igufungura amaso ikwereke abo bantu, ibareshye, ibakure hirya no hino, iburasirazuba n'iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, ibahuze n'ubuzima bwawe. Haleluya. Ikindi Imana idukorera tukiri muri iyi nzira yo kudakora twenyine, Imana iduha uburyo, idutegura mu buryo bwo mu mwuka kugeza ku rwego, haleluya, tubasha kumvisha abantu ibiturimo n'umutwaro Imana yaduhaye, kugeza ku rwego babasha kubyumva nk'uko tubyumva. Haleluya. Babasha kugibigira ibyabo nk'uko natwe tuba twarabigize ibyacu. Ibi nibyo Nehemiya byamubayeho. Mwibuka ko yahagurutse ibwami avuga ngo mpibi nibi hanyuma ngende nubake. Yasaga nk'agiye kubaka wenyine. Haleluya. Ku gice cya 2:17 n'uwa 18 ngo mpera ko ndababwira, arimo arabwira abagabo bafatanyije ruriya rugamba, mpera ko ndababwira ntimureba ko tumeze nabi. Ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye, nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu. Yaritegereje asanga atazazubaka wenyine, yaritegereje amenya neza ko akeneye abantu. Arimo arabasobanurira ngo kugira ngo nabo akaga yiyumvamo, umutwaro yiyumvamo, aba bagabo nabo babashe kuwumva. Arimo arabereka ububi n'uburyo Yerusalemu yasenyutse kugira ngo nabo babigire ibyabo. Haleluya. ngo twe kugomba kuba igitutsi. Umurongo wa 18 ngo mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye, arimo arabahamiriza iby'Imana yakoranye nawe akiri ibwami. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati haleluya, nabo babigize ibyabo. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Yesu ashimwe cyane. Abonye amaboko, abonye abamushyigikira. Uko yahagurutse agiye kubaka, niko abantu bishyize hamwe nabo baravuga ngo muhaguruke twubake. Haleluya. Nutabaza Imana, Imana izaguha abantu ko gufata amaboko, izaguha abantu gusengana nawe, izaguha abantu bakugirira umutwaro nkaho icyo kibazo ari icyabo. Kaduhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Bo ubwabo bibavamo bahita bivugira ngo nimuhaguruke twubake. Uko yabyiyumvagamo umutwaro Nehemiya yari afite, abona abantu bawusangira nawe. Haleluya. Ngo nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Haleluya. Gutenguhwa n'abantu, guhemukirwa n'abantu n'ibintu ntibizatuma ugera ku rwego ukumva wakora uri wenyine. Harimo abahemuka ariko harimo n'abadahemuka. Hari abantu bari fidele. Haleluya. Hari abantu Imana izaguhuza nabo. Nibagera imbere hagati bagananirwa mu rugendo, Imana izaguhuza n'abandi. Ariko uzamenye ko ukeneye abantu. Ntabwo Nehemiya yari buzubaka izi nkike wenyine ngo azizenguruka azazirangize, ariko yabashije gupartaja, kuganira umutwaro afite. Abona abandi bagabo bawufata nabo bakawugira uwabo, ngo nimuhaguruke twubake. Bahita babikora neza nk'uko Nehemiya yabyiyumvagamo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Icyanyuma no guhora dukoresha amaboko yombi. Barwanaga banubaka. Haleluya. Muri Nehemiya ibice 4:11 n'uwa 12. Amaboko yombi no gukoresha iby'ubwenge bw'umubiri Imana yaguhaye, no kutibagirwa na rimwe igice cy'umwuka. Nehemiya 4:11-12 ngo bubakaga inkike n'abikoreraga n'ababakoreraga, umuntu wese yakoreshaga ukuboko kumwe, ukundi gufashe intwaro ye y'intambara. Haleluya. Ngo n'abubatsi umuntu wese yabaga afite inkota ye mu rukenyerero akubaka ameze atyo. N'uwavuzaga ikondera yabaga ari iruhande rwanjye. Haleluya. Guhora dukoresha amaboko yombi, kutibagirwa igice cy'umwuka, kutibagirwa igice cy'umubiri. Uyu munsi dufite abana b'Imana benshi bakoresha igice kimwe. Dufite abana b'Imana beza b'abakozi bagira ibintu byinshi bageraho, ariko bakoresha igice cy'umubiri n'ubwenge gusa, igice cy'umwuka cyasinziriye. Dufite abandi bana b'Imana benshi, abangaba bakoresha iby'umubiri, bafite ibintu bageraho. Haleluya. Hari ibintu bageraho, ariko bageretseho n'igipande cy'umwuka bagira ubutsinzi burengejeho, kuko bakoresha igice cy'umubiri badevelopa ubwenge, bakoresha ubwenge bwabo, bakoresha inararibonye, bakorana n'abantu, bakagira ibintu byinshi bageraho. Ntabwo ari bibi. Aba bantu rero babashije gukoresha urwego, bageretseho gukoresha igice cy'umwuka, bakora ibintu bihambaye. Haleluya. Ariko akenshi igice cyabo cy'umwuka kiba kisinzire cyangwa se batabyitayeho, babona ari ibintu bya fake. Tukagira abandi bana b'Imana baba baje niba ariko navuga, bakoresha ukuboko kumwe. Nibitari byo gusengera barabisengera. Bitari byo gusengera nibiye. Urugero, mfite ibiryo ku isahani ngomba kurya, nakaboko kanje nibushyire ku kiyiko cyangwa kwikanya nkazamura nkarya. Murumva uburyo byoroshye. Eske bikeneye gusengerwa?
ni ugusenga nshima Imana yampaye ibyo kurya, ni ugusenga nsaba Imana ko yankoresha kugira ngo ngaburire abandi bantu benshi. By the way, nkiraho ngaho, iyo dusengeye ibyo kurya tukavuga ngo Mana umugisha ibyo kurya tugiye kurya bitunga imibiri yacu, nawe utunga ubugingo bwacu, wibuka batabifite ariko utiteguye kugira icyo bikoraho, ubona ubeshye. Ngiye Imana yanyigisha irindi sengesho rivuga ngo unkoreshe kugira ngo ngaburire abatabifite. Haleluya. Byibuza nuvuga ngo ugaburire abatabifite, uzaba witeguye gutanga n'isahani imwe basi cyangwa n'ikiro kimwe ku birayi ufite cyangwa ku muceri ufite, kuko Imana ntabwo izamanuka na rimwe mu ijuru ngo izigaburire abantu. Yesu yarabikoze, yatubuye imigati, igihe cye cyararangiye, yakoraga yambaye umubiri, hari wowe nanjye. Haleluya. Ako karagaciye, mureka dukomeze. Aba bana b'Imana rero bakoresha igice cy'umwuka gusa, bagikoresha naho kidakenewe, bigatuma bahora basenga ariko bakagira ubuzima bubabaye, bakagira ubuzima burimo agahinda kenshi mu bukristo bwabo. Abo ngabo bameze gutyo nibo bari baratumye kera ntakizwa. Haleluya. Kubera ko nabonaga abarokore bose ari abanyamibabaro n'abanyamishiha. Namwe mwaturanye n'abarokore bameze gutyo. Reka wowe nanjye twe kumera gutyo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu yivange mu buzima bwacu, mu maso hacu hake, bitera abantu batazi Imana yacu gushaka Imana yacu. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Iyo wadevelope igice cy'umwuka gusa, ukomeza usenga ariko ntukoreshe igice cy'ubwenge. Aba bantu barwanishaga amaboko yombi, bakoreshaga amaboko yombi, ukuboko kumwe kwarubakaga, aribyo twagiranye no gukora igice cy'ubwenge n'ubuhanga no kuvugana n'abantu muri iyi si yambaye umubiri bisanzwe. Ukundi kuboko kwararwanaga, ariko twagereranye n'intambara yo mu mwuka. Haleluya. Iyo umuntu umukristo, umwana w'Imana, akoresheje amaboko yombi, agerana n'Imana kure. Haleluya. Imana yacu ni nziza, yaduhaye amaboko yombi, yaduhaye ubwo bushobozi rugombe. Nuvuga ngo barubakaga ariko batibagiwe ko bari ku rugamba. Uzakora itera imbere ariko ntuzibagirwe kuri ku rugamba. Satani arakurwanya kandi yanze iterambere ryawe, yanze n'ibyiza biri ku buzima bwawe, yifuza ko nta gitwenge na kimwe cyasigara mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Arabikwiriye umwami w'abami, yaguhaye uburyo bwombi kandi arakwizeye, azi ko ufite ubwenge n'ubuhanga. Haleluya. Azi ko mu mbaraga z'umwuka ushobora kuvugana n'ijuru, kumva icyo ijuru rivuga, ukagira imigambi ya Satani uburizamo, ukagira ibyo umwanzi yibwira uhirika ukuraho. Akwiriye icyubahiro. Haleluya. Amen. Ndagira ngo ngaruke kuri aka gace ko mu mwuka. Iyo twibagiwe kurinda mu buryo bwo mu mwuka, nibwo umwanzi azadusinziriye agatera urukungu mu masaka, ugasanga ikintu cyari umugisha kera uyu munsi cyahindutse ikibazo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro, nta nkurikizi yongeraho, ngo kandi uwo mugisha uzana ubukire. Haleluya. Haleluya. Niba uyu munsi ikintu cyari umugisha ku buzima bwawe cyarajemwe amahwa, ni igihe cyawe cyo kongera gukanguka. Niba cyari umugisha uyu munsi cyarajemwe urukungu, ni igihe cyawe cyo kongera kuba maso. Iyo agace k'umwuka kasinziriye, umwanzi araza agatera urukungu. Haleluya. Iyo agace k'umwuka kasinziriye, twibwa amasezerano yacu, twibwa umwana wacu. Muribuka abagore bagiye kuburana kwa Salomo, Salomo akiba umwami. Umwe yarasinziriye aryamira umwana we, umwana we arapfa. Yesu ashimwe cyane. Undi nawe yarasinziriye, bamwiba wa mwana we muzima. Bombi barasinziriye, umwe arasinzira aryamira umwana we arapfa, undi arasinzira yibwa umwana. Yesu ashimwe cyane. Iyo tugize ibitotsi byo mu mwuka, amasezerano yacu turayibwa. Iyo tudamarariye mu byiza Imana yaduhaye no mu bisubizo Imana yaduhaye, twibwa amasezerano yacu. Haleluya. Wihangane kubwira aya magambo, turi ku rugamba tuzarangiza tugeze mu ijuru. Wagize neza utangira urugendo rwa Gikristo. Haleluya. Wagize neza wizera Kristo, uri ku rugamba uzarangiza ugeze mu bwambi bw'Imana. Nta gihe cyo kudamara mu buryo bwo mu mwuka. Ibyo ntibivuga ko tudafite amahoro, ibyo ntibivuga ko tutaguwe neza, ibyo ntibivuga ko tudaseka. Haleluya. Ibyo ntibivuga ko tudafite umunezero w'Imana muri twebwe, ariko turi ku rugamba na Satani. Kandi hari abandi benshi bari bameze nkawe yagwishije, hari abandi benshi bari bameze nkawe yasinzirije uyu munsi, utanamenya ko bigeze gukizwa. Nawe ntago muteye ubwoba. Ikindi mwibuka ko Satani ari umwuka. Haleluya. Ntabwo ari mwavuka uyu munsi, ntabwo ari mabyara abandi badayimoni, ni umwuka n'ingabo z'amadayimoni n'imyuka bahozeho imyaka myinshi cyane wowe utarabaho. Bazi intege nke ziwanyu, bazi karande ziwanyu, bazi ibyigeze kugusha abandi bagore bameze nkawe, bazi ibyigeze kugusha abandi basore bameze nkawe, bazi ibyigeze kugusha abandi bagabo bameze nkawe. Niyo mpamvu kugutera no kukurwanya bitabagora. Bazi umuntu ufite karakteri nk'iyawe ni iki kimubasha.
Yesu ashimwe. Dalila yabwiye Samusoni ngo niki cyakubasha nawe ukamera nk'abandi. Umuntu yagukorera iki ugacogora izo mbaraga zawe zikagushiramo. Uko niko Satani akuzenguruka. Mwibuka ko biratubwira ngo ahora azenguruka ameze nk'intare ashaka uwo yaconshomera. Ahora azenguruka kandi rw'ubuzima bwawe, avuga ati Hortense niki cyamubasha, ko twamupimye ibi bikanga kabisimbuka, ko twamuteze niba kabisimbuka, niki cyamubasha. Nuvuga ngo ufite ingabo z'abadayimoni zihora zinzenguruka zivuga ngo niki cyamubasha, karekera kuhamya Yesu dore ko yihaye gusakuza. Uko niko nawe zikuzenguruka zivuga ngo niki, uriya mugore yabashwa niki, uriya mugabo yabashwa niki, ese uriya musore wihaye kudasambana nk'abandi basore muri iki gihe niki cyamubasha, ese uriya musore twamuteza inzoga yanze kuzinywa, twamuteza abakobwa yanze kubagwamo, niki cyamubasha. Hari ingabo zikuzimu zishinzwe ubuzima bwawe, ariko humura, hari izindi ngabo ibihumbi n'ibihumbagiza, haleluya, z'abamarayika zishinzwe kugushyigikira. Hari Kristo iruhande rw'Imana uhora kwingengera kujya gutananirwa. Hari ingabo z'abamarayika, haleluya, ni nyinshi cyane, zimeze nka za zindi Elisa yabwiye umugaragu we, aravuga ngo humura, abari kumwe natwe ni benshi cyane kuruta abangaba. Ni ingabo, haleluya, zihagaze ku mafarasi, ni ingabo nyinshi cyane ziri kumwe nawe kugira ngo utananirwa. Hari umwuka w'Imana uhora kubwira ngo komera, ihangane, urugamba uri hafi kururangiza. Reka tumuhe icyubahiro, haleluya, arabikwiriye. Reka rero ntuzagwishwe n'utwo tugabo dukeya tw'abadayimoni, uzakomezwa n'ingabo z'ijuru nyinshi zirimo zikurwanaho, zirimo zivuga ngo reka tumushyigikire, reka tumukomeze n'uyu mwaka turi kwawurangiza. Amen, haleluya. Ntuzibagirwe gukoresha amaboko yombi. Turarangije. Iyo umuntu akoresha amaboko yombi ahora yiga kwiringira kutizera imbaraga ze, nk'uko tugeze kubivugaho haruguru gatoya. Iyo Satani abonye atari bukubashe, atari buguteza icyaha, agasanga ibyaha wabikubye na zero, agasanga nturi businzire ngo kwiba amasezerano yiba umwana wawe, aguteza kwiyizera, aguteza kwiyizera ufite no kugira ubwibone no kumva tubishoboye, kandi abibona Imana irabarwanya. Icyo gihe ntugihanganye na kuzimu n'abadayimoni n'abarozi, uhanganye n'Imana ubwayo. Ugira ngo uhaguruke, Imana ikabura ngo manuka. Ugira ngo ubone promotion, Imana akaba ariyo ifunga promotion yawe. Ugira ngo utere imbere mu gikorwa runaka, Imana ikavuga ati oya ntiharagera. Iyo rero twibagiwe ko dufite urugamba rwo mu mwuka, iyo Satani yatubuza ahandi hantu, aduteza kwiyizera ubwacu. Ntuzibagirwe, haleluya, Imana niyo nyiri icyubahiro cyose, kandi nuko yabishatse, nuko yabigennye. No mu kantu koroheje uzahura icyubahiro, uzahura umenya ko ariyo kubashira. Erega niyo ikubashisha, ivuze ngo ntubyuke ntago wabyuka, bwa bwenge bwawe wabugumana mu gitanda, za mbaraga zawe zo gucuruza no gupanga utuntu muri ofisi wazigumana mu gitanda. Niyo mpamvu ukwiriye guhora uyiringira iteka. Katumuhe icyubahiro, haleluya, arabikwiriye, haleluya, arakwifuriza ibyiza, arakwifuriza gusohoka mu kibazo. Reka duhaguruke dusenga Imana. Umwami Yesu abaho umugisha. Ndagira ngo ugende uzishyire mu bikorwa mu buzima bwawe, haleluya. Ntiwibagirwe gutegura umwuka, kugira icyo ubikoraho mu buryo bwo mu mwuka. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro. Urifuza ko abahungu bawe n'abakobwa bawe, urifuza ko twese dusohoka mu kibazo, urifuza ko buri munsi ibyo umwanzi Satani atega ubuzima bwacu tubitsinda. Urifuza ko buri kibazo cy'ipresence imbere y'ubuzima bwacu tugisimbuka, tukibasha, dusohokamo turabatsinzi no kurutaho, dusohokamo turabagiranye no kurutaho. Twigishe Mwuka Wera, dutoze, toza amaboko yacu kurwana, toza amaboko yacu gufora imiheto y'imiringa, toza amaboko yacu kudasubira inyuma ku rugamba, toza ubuzima bwacu gufata iki kibazo tukakigira icyacu, ntitugisunikire ku bandi. Erega twebwe nawe turahagije. Buri muhungu wawe, buri mukobwa wawe wahamagaye, uri kumwe nawe, kandi imbaraga zawe hamwe nawe zirahagije. Mu gihe gikwiriye uzamuhagurukiriza kumufasha amaboko, uzamuhagurukiriza abo kumutwaza umutwaro. Mwambike imbaraga zo kudacogora, setting umutima we kutazigera atsindwa,
n'urugamba ruzaba ruri imbere ye. Mwibutse mwami ko nubwo azarwanywa ariko atazatsindwa kuko uramushyigikiye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turakuraho ibisika byose umwanzi Satani yatambitse imbere y'ubuzima bw'abana bawe kugira ngo badasohoka mu kibazo. Turategura mu buryo bwo mu mwuka imigambi yose y'ikuzimu ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, turayivuguruza muri uyu mugoroba. Ndayivuguruza mu izina rya Yesu. Amagambo mabi yose abavugwaho, ibitero byose umwanzi Satani ateje ubuzima bwabo, uyu mugoroba ndabyigiza kure y'ubuzima bwabo mu izina rya Yesu. Mbaraga z'abadayimoni zibahagurukiye ntizibabone mu izina ryawe Yesu. Bagotwe n'amaraso yawe, umuriro w'umwuka wera ubagote impande zose, barindwe baba amahoro masa. Umwanzi Satani n'abashaka babure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Zangabo z'ikuzimu zirimo zizenguruka ubuzima bwabo nizibashaka zibabure, zisange bashinganye muri wowe, bagoswe n'amaraso yawe, bazi abo bari bo. Ijambo ryawe riratubwira ngo uri muri twe bwarakomeye cyane kuruta uri mu isi. Byandike mu ndiba y'imitima yabo, byandike mu bitekerezo byabo. Hariya habera urugamba rw'umwanzi Satani, ahagenda batoza babwira ko ntacyo bari cyo. Bibutse mwami ko wabatoranyije, bibutse ko arabagaciro mu maso hawe, bibutse ko barinda nk'uko urindi mbone y'ijisho ryawe, bibutse ko mwami gutsinda kwabo ariko guhabwa icyubahiro ku izina ryawe, maze bashikame muri wowe. Bibutse ko ari abarwanyi kugira ngo amaboko yabo adatenebuka. Bibutse ko bafite imbaraga zo guhindura ariya matongo akongera akambara icyubahiro. Bibutse mwami ko bishoboka ko inzu ya nyuma yagira icyubahiro n'ubwiza bwinshi kuruta inzu ya mbere. Bibutse mwami w'abami kuri Imana izura. Bibutse mwami w'abami ko ibyapfuye mu mbaraga zawe bishobora kongera kuzuka. Bahe mwami kureba nk'uko ureba, bahe kwibona nk'uko babona mwami, bahe kurenza amaso ibya none, barebe hakurya, barebe imigambi myiza ubafitiye, bibone bambutse, bibone bakoreshwa nawe iby'ubutwari. Izi ni ingabo mwami w'abami uzakoresha ibihambaye muri iki gihe cya nyuma, muri iki gihe kigoramye. Bahagurukirize abo kubashyigikira, bahagurukirize abo kubatwaza umutwaro. Gusenga kwabo kugira agaciro imbere yawe mwami, gutaka kwabo kugira agaciro imbere yawe. Dore mwami ntago bibagiwe ko bagukeneye, niyo mpamvu bari hano. Dore mwami ntibibagiwe ko bagukeneye, niyo mpamvu bateze amatwi ijambo ryawe. Umva gusenga kwabo, bahe favere n'amahirwe imbere y'abitwa abatware, imbere y'abafite ijambo ku buzima bwabo, imbere y'abafite ijambo kuri promosiyo zabo. Bamurikire mwami ubwiza bwawe n'igikundiro cyawe bibabeho, maze abo niba bareba basanga ari bo bana bakwiriye. Bibutse mwami, reka bibukwe mu mitima y'aba bandi babitse umugisha wabo. Bibukwe mwami, bibukwe mu mitima y'ababitse neza yabo, abari barabibagiwe nyamara babitse umugisha wabo, nyamara babitse ibyabagirira neza. Bateze kongera kwibuka abahungu bawe n'abakobwa bawe. Turavuze ngo icyubahiro cyose nikikugarukire. Twiteguye gusohoka mwami mu bibazo n'ingorane byinshi umwanzi Satani yateje ubuzima bwacu. Twiteguye gutsinda kuko muri wowe ntarimo gutsindwa, muri wowe harimo kuva mu bwiza twinjira mu bundi, muri wowe ntarimo gusubira inyuma, ngo ntabwo turaba gusubira inyuma ngo turimbuke. Turagushimira ko wadutoranyije, turagushimira ko wadukunze, tuguhaye icyubahiro kandi tugushyize hejuru. Urabikwiriye mwami w'abantu. Gendana n'ubwoko bwawe basubira mu macumbi yabo, ineza yawe yomatane n'ubuzima bwabo. Bakubone mwami, bongere bakubone, bakumve mwami w'abami, bongere bumve ijwi ryawe, babone itandukaniro ry'imyaka batari bagufite n'iyi minsi bagufite mwami w'abami. Urakoze kuri data, urakoze kuri inshuti, urakoze kutubereye byose. Turavuze ngo icyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.